My name is Doriane. Nitwa Doriane. I'm from Côte d'Ivoire. Nturuka muri Côte d'Ivoire. Today I'm so thankful to have this opportunity to share with you my salvation testimony. Uyu munsi nishimiye kuba nagiriwe amahirwe yo kuba nabasangiza ubuhamya bwanjye bw'agakiza. I met the Good News Mission Church for the first time in 2012. Nahuye n'itorero rya Good News Mission ku nshuro yanjye ya mbere mu 2012. I was invited for Sunday service by my aunt. Nari natumiwe na masenge. It was my first time to see a church which is so different from others. Ni inshuro yanjye ya mbere kuba nari mbonye itorero ritandukanye n'andi matorero yose nzi. At that time, I went with my cousin and I could not understand what was happening. Icyo gihe najyanye na mubyara wanjye ariko mu by'ukuri sinigeze numva ibyari biri kubaho. Everything was strange in my eyes. Buri kintu cyose cyari giteye ubwoba mu maso yanjye. Especially the service was so long. Cyane cyane amateraniro yafashe igihe kirekire. After that, my cousin and me complained and criticized the church and agreed that we will never come back to this church. Nyuma y'ibyo njyewe na mubyara wanjye twahise dufata umwanzuro ko tutazongera kugaruka muri iri torero ndetse twararinenze cyane. Then time passed. Uko igihe cyashize. And the second time in the same year, ku nshuro ya kabiri mu mwaka umwe, I was invited by my aunt again for the IYF World Camp. Nongeye gutumirwa n'amasenge mu giterane mpuzamahanga cya IYF. As I participated in the camp, and everyone kept asking me if I am connected with God from heart to heart. Mu gihe nitabiriye icyo giterane, naho abantu benshi bagiye bambaza niba mpujwe n'Imana umutima ku wundi. I could not understand this question. Nta nubwo nashoboraga kumva icyo kibazo. Even though I had attending church for a long time. Nubwo najyaga njya mu idini igihe kirekire. During the main lecture, I just smiled and avoided listening. Mu gihe cyo kubwiriza naramwenyuraga gusa ubundi sinigere numva ibyo bavuga. Till camp was over, ubwo igiterane cyarangiraga, I didn't get any change in my heart. Nta mpinduka nigeze nakira mu mutima wanjye. But my mother listening to the word of God, ariko mama wanjye yaje kumva ijambo ry'Imana and received salvation and began to attend Good News Mission Church. Yakira agakiza ndetse atangira kujya ajya kwitabira amateraniro muri Good News Mission. Since I would follow my mother any church where she went, kubera ko najyaga nkurikira mama muri buri dini yajyagamo, I started attending the church with her. Nuko natangiye kujya nitabira na mama. In 2013, muri 2013, I received salvation during a special program. Nakiriye agakiza muri gahunda itari isanzwe. God opening my heart, Imana yafunguye umutima wanjye, my eyes, ndetse n'amaso yanjye, and I could realize this unconditional love of God toward me. Mbasha kumenya urukundo rudasanzwe Imana yari ifitiye. How my sins were forgiven by the death of Jesus on the cross. Menya uko ibyaha byanjye byababariwe binyuze mu rupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba. And his blood had all covering all my sins. Kandi amaraso ye akaba yaratwikiriye ibyaha byanjye byose. At that moment, muri ako kanya, I become righteous, nibwo nahindutse umukiranutsi, holy, uwera, and perfect as God. Utunganye nk'Imana. Because this is what God says in the Bible. Bitewe nuko icyari cy'Imana ivuga muri Bibiliya. I was very happy to understand this. Nari nishimiye cyane kumva ibi. And I realized that kandi naje kumenya this is what they are trying to tell me since I met them. Ko iki ari cyo bashakaga kumbwira kuva igihe twahuraga. Now God made me understand. Ubu rero Imana yampaye kumva. So that I could believe in his word.
kugira ngo mbashe kwizera ijambo ryayo. Since that time, I have been with the church, and now most of my family's members are in the church. Kuva ubwo nabaye mu itorero kugeza uyu munsi, ndetse na benshi mu muryango wanjye bari kumwe n'itorero. I'm very happy because I am in the plan of God. Ndishimye cyane kubera ko ndi mu mugambi w'Imana. And I can see what God has prepared for me. Kandi nshobora kugira ngo mbashe kubona icyo Imana yanteguriye. I hope also you can meet and receive the true gospel. Niringiye ko namwe mwahura kandi mwakwakira ubutumwa bw'ukuri. And the true God in your life. N'Imana y'ukuri mu buzima bwanyu. Who has already prepared everything for you. Yamaze gutunganya buri kintu cyose, yamaze kugutunganyiriza buri kintu cyose. So that you can be free from your sins and live a peaceful life with Him. Kugira ngo ubashe kubohoka kuva mu byaha, ubeho ubuzima bw'amahoro muri we. Thank you. Murakoze.